iminsi yashize abantu benshi barimo bahererekanya nyine utubaruwa n'uduposte kuri WhatsApp zabo, hari kuri na Instagram twabonyeho, kuvuga ati ni gute umuntu antumira mu bukwe bwe ariko hashize iminsi tutavugana, atazi ngo mba hehe ibyo mugiyemo cyangwa se ubuzima ndi kunyuramo, wasanga n'utumira abantu ukajya muri groupe ya WhatsApp barapfuye, buriya bigenda nyine ntago abantu babyishimiye cyane. Noneho abazima bameze neza, abazima bameze neza bakavuga bati ku umuntu nyine tutavugana kuki antumira mu bintu byiwe kandi atarakomeje kumvugisha. Rero hari akantu kamwe nshaka kwibwirira, buriya hari igihe ukukura abantu mwiganye mugera mukarangiza kwiga icyarimwe, mwese mukabona diplome mukajya mukaza gushakisha mu buryo butandukanye, hashira iminsi bagatangira kujya gutumira mu bukwe bwabo. Ubukwe bwabo bari kumwe invitation zabaye nyinshi cyane, ntajyaga nibaza nese ko nta muntu ujya untumira, nge ntabwo baba banyitayeho, ariko nuko abantu bawe cyangwa se banjye tuziranye ntabwo bakagira igihe cyo gushaka. Rero igihe kiragera batangira gushaka, abakobwa bagashaka, abahungu bagashaka, none ahantu uvuga uti mwana twiganye cyangwa tuziranye cyangwa se mu rungano ndabona nenda kwasigaye ngiye nyine ntarashaka cyangwa barashatse imbere y'abandi. Ako nagahe kamwe ni nkagahe kumwero w'indabo nyine uvuga ati umwero w'indabo cyangwa ibigori usanga muri quartier yose bokeje cyangwa se byagabanutse ku isoko igiciro atari kinini cyane. Hakaza kandi gahe y'inkubiri y'amashuri, ugasanga ba bantu mwese mwiganye, ewa mwana wawe yigahe, yigahe iki n'iki, ariko mana hari igihe kizagera, hari igihe kizagera abantu b'urungano batangire gupfa. Hari igihe kizagera abantu b'urungano bawe batangire gupfa. Nk'uko wagurizaga ujya mu bukwe bwabo, urabyinubira rimwe na rimwe, n'uzatangira kuguriza kubahamba. Uzahamba mbere azaba atomboye, nupfa nyuma hari igihe uzihamba. Guys, hari igihe kizagera inkubiri y'ibirori ishire, hazi inkubiri y'ibibazo. Iyo nkubiri y'ibibazo hahandi abantu bawe uzajya usanga mukeneranye kandi mu bibazo. Ibazo ukuntu winuba mukenerana mu birori. Mu birori ugasanga bagutumiye, nabuze umwanya se cyangwa se amafaranga yanjye se mba nakubokeye, amafaranga yanjye mba nakubokeye kuyaba hano ibibazo. Ariko hari igihe kizagera mukenerane mu bibazo, none hazamo ihame ry'ubuzima byo guhambana. Guys, hari igihe abantu bawe winubira kugira mu birori uno munsi muzakenerana mu guhambana. Think about that. Akaba niyo mpamvu ikomeye buriya ni nta muntu wihamba, n'umuntu wihamba se hari uwo munsi nta n'uwo banga guhamba, n'umuganda waguhambisha, ariko se akantu ko gusura abasigaye ko si sawa, kugira ngo nibura niba ko warabanye n'abantu babasure babafashe kuguhamba. Izo mbuto rero nta handi zabibirwa usibye kwibuka ko twinubira ibintu by'ibyiza twifata nk'ibintu bya danje bikanatugora cyane, ariko ibyo byiza hari igihe birangira tugomba gufashanya ku gahato mu bintu by'ibyago. Guys, hari igihe kizagera tugahambana. Ariko ayo mahirwe azagirwa nyine n'abantu babashije kurama. Ariko rero burya uramye hari igihe kizagera ukajya uhamagara, ese kwa kana karacyariho? Ninde wamuhambye ntabizi? Aho ngaho rero hakwereka yuko aho tujya ni hamwe, dutwazanye urugendo. Ibirori duhuriramo nyine tubijyemo nyine twishime, tugurizanye umunezero, kuko the time will come. Dufashanye gukemura ibibazo byo gukura intumbi za bene wacu mu bantu, intumbi z'inshuti zacu mu bantu. Think about that.
n'agahe kazaba kagoye ubu ngubu umuntu yakwiye kuba ari guprofita igihe kugira ngo banze yiteho hakiri kare, yiteho ku za nshuti ziwe mu byiza. Hari incident somewhere umuntu yapfushije mukamusura ariko yagiye ibirori ntimujyeyo, mukunda ibyago se kurusha ibyiza. Tugire habit yo kwinjoyinga ibintu byiza, yo gufashanya mu buryo bwiza bwo kubera abantu beza, kubera yuko abantu bawe banakubuza kujya kureba abandi bantu. Ari igihe kizagera muvoma iba arimo ikaba yo guhambana. Ari igihe kizagera muvoma iba arimo ingendo zigwanywera essence zibatwarira umwanya zituma mutarya ari ukujya guhambana. Dufatanye tuburudike mu birori bya bene wacu, abantu bawe nyine ubereka ko uriho kandi mufatanye kubaho, kuko aho tujya nyine hasaba yuko ibyiza n'ibi byose tubibanamo kugira ngo utabonye mu byiza mu bibi uzamubone, ariko no mu bibi bishobora kumubanza akaza no mu byiza, ibintu bikagenda bigenda neza. Wise ira akantu ko guhambana agatekerezeho kaguhe inshingano zo kugira ngo abantu nyine mutarajya mu cyiciro cyo guhambana bikurangaza nyine abashobora kugira nyine utuntu twiza muhugiyemo no munsi, ariko kuzirikana yuko na ba bandi wirangaza mu kujya mu byabo nabo bazaza kuguhamba. Atazaguhamba ubona.